Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye, banyita Nana Weber cyangwa se Super Sexy uko banyita kose. Nk'uko nabibabwiye rero, nifuje gusubiza ibibazo mwagiye mumbaza kuva natangira gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko simbashe nyine gusubiramo ibibazo byanyu. Ubu rero natangiye kujya mbibasubiriza hano kuri YouTube channel yanjye. Nawe niba ufite ikibazo wifuza kumbaza, wakimbaza nkazaza hano nkakigusubiza. Ubundi amazina yanjye asanzwe nitwa Yacinthe Weber, ariko ntarashaka nitwaga Yacinthe Natugonza bisobanura Iradukunda. Navutse 1990 mu kwezi kwa munani tariki 15. Uyu mwaka nkaba nzuzuza imyaka 30. Abantu mwahoraga mumbaza ikibazo cy'imyaka, ufite imyaka ingahe, this is the right time yo kugira ngo mbasubize icyo kibazo. Nizere ko muzarekeraho kukimbaza, ahubwo muzambaza ibindi bibazo. So Nana rero nkaba naravukiye i Bugande ahantu hitwa Toro, ariko nkaba ndi umunyarwandakazi. Mama na data bose n'abanyarwanda, nkaba nturuka cyangwa se mvuka ahantu bita Nyaruguru. Nkaba ndi umukobwakazi wa Nyaruguru. Iwacu twavutse turi abana 9, abakobwa 8 n'umuhungu 1. Ni njyewe bucura, ni njyewe wasize mbyangije mu nda. Ariko ubu ngubu tukaba dusigaye turi 7, 2 batuvuyemo. Nkaba afite mama gusa, papa yitabye Imana nkiri umwana. Mama wanjye rero akaba atuye i Nyamirambo ahantu bita Rwarutabura, mbese umanutse kukivugiza hariya hepfo. Hari ahantu niho nakuriye. Abantu ba Rwarutabura ndabasuje mwese, muzi nka Yacinthe, nabasuhuje. Ngo harabambajije ngo se ngo njyewe n'umugabo wanjye twahuriye he? Njyewe n'umugabo wanjye twahuriye i Bugande ahantu hitwa Entebbe, aho nari naragiye kwiga kaminuza. Hagati aho nkaba nakongeraho nkababwira ngo amashuri yanjye abanza nayize ahantu bita Kimisange, kuva mu wa 1 kugeza mu wa 2 abanza, kuva mu wa 3 kugeza mu wa 6 nyarangiriza ahantu bita mu Rugarama. Noneho mvuye mu Rugarama rero naritsindiye, banyohereza mu rwunge rw'amashuri rw'i Butare ariho mu Ndatwa. Nkaba nanjye ndi imwe mu Ndatwa za Kayumba. Ariko aho narahize ngeza mu wa 3 muri Troncome, ndahava njya aho bita Petit Seminaire Baptiste, nayo iri kwitaba i Butare. Noneho sinabashije kuharangiriza kubera ko banyirukanye ndi mu wa 6. Mbese biba ngombwa ko umwaka nkurata, nza gusubirayo ku mwaka ukurikiyeho. Umwaka ukurikiyeho nibwo nagiye ahantu bita Remera Rukoma. So ngo rero umugabo wanjye rero tukaba twarahuye mu 2013. Murumva ko rero tumaranye imyaka myinshi, imyaka 7 mu rugo. Uba ufite impamyabushobozi, impamyabumenyi mbese ihambaye ku rugo. Harabambajije ngo niba mfite abana. Njyewe ku bwanjye ku mwana naba naribyariye mu nda ntawe mfite, ariko hagati aho nkaba mfite umwana twadoptinze njyewe n'umugabo wanjye, ariko akaba afite amaraso yanjye. Ni umwana mukuru wanjye, mbese ababyeyi be bitabye Imana akiri uruhinja. Mbese akura anyita mama,
kandi nanjye nari muto kugeza na n'uyu munsi rero anyita mama. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo mumbajije ngo ese ufite abana cyangwa iki, ndababwira yego, kuko n'umwana wanjye simba ashaka kwibabariza umwana, ndi nyina nta n'igishobora gukuraho ko ndi nyina. So ubwo ndakeka ko mushubizwe kuri icyo kibazo, ubutaha nizere ko mutazakimbaza. Ngo uteganya kubyara ryari? Imana niyo itanga urubyaro nshuti zanjye, naho abantu twebwe nyine dutegereza igihe cy'Imana. Ntabwo nakubwira ngo nzabyara ejo cyangwa ejo bundi, ubwo igihe Imana izamperera urubyaro nicyo gihe muzabona bibaye. Ngo utuye hehe? Njyewe ntuye muri Amerika. Ngo ni iki kindi? Ngo ni iki cyakubabaje mu buzima? Icyambabaje mu buzima ndakibabwira kuri video ikurikiye. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze musubscribinge kuri channel yanjye, munankurikire kuri Instagram, Facebook, Twitter na Snapchat. Hose ni Nanaweba. Utabashije kubona Nanaweba ukoresha Super Sexy, uhita ubona account yanjye. Murakoze, nawe ubutaha.